bakunzi bacu rero turagarutse none n'umukino wacu game night aho tugiye none kubashimisha tubakorera umukino noneho birabacanga rero ndi kumwe n'inshuti zanjye zigomba kubibwira of course bari gusiganira kuri present. Hi guys, numukobwa w'umunyarwandakazi ni Keza Sisi. Gusi bakoze nanjye nitwa Sandrine Muhoza. Guys, okay. Hello. Hi. Guys, don't you miss me? Nagarutse noneho muri imikino ariko mumbe hafi nta kintu mbiziho. So nitwa Gigi nkuko mubizi nari mbakumbuye twe dukumburanye. Reka twongere tubonane please. Ntugende. Gigi abafana bawe baragukumbuye cyane. Tugiye kubonana twongere dukumburuke nure something like that. Twongere tubonane twishimane. We are going to play. No ntabwo turi gukina mu tugiye gukina guys. So hano dufite umukino dufite yes tukagira na no. Noneho genzi banjye bagiye kwihisha. Noneho ngira ikintu babwira. Ndakibabwira mudahari. Bye guys, muturabure. Bamaze kwihisha. Dufite umukino ndababeshya nanjye ubu ntabwo nzi biba niyo biye. Dufite yes tukagira na no. Urajya ujya kuri yes niba bakubwiye yes ujye kuri no niba bakubwiye no nujijinganya nyine ukabyica imikino yacu yo mu bwana. Urajya uhita ujya muri toilette tugufungirane. Guys, ubu tugiye gutangira nanjye ntabwo mbizi. Imbere yanjye hari yes na ariko sinzi ngo yes ni yes nze ngo no ni yi. Noneho utsinda muratubwira umuntu w'umuhanga muri comment. Kambahamagare baze dutangire. Ashu. Muze dutangire. Ariko noneho ntababeshya. Hano haracu wambaye. Sandrine nawe babanzi ngiye kwa. Tugiye gutsinda. Okay. Ubwo rero muradufasha mutubwire ko twe ntabwo turi kuhareba. Ntabwo tubizi. Sandrine. Yes. Bagiye simbuka kuri no. Wa mukino yatsinzwe. Nawe ndabona nirirwa muri toilette. Ngenda jya ha. Toilette irabukwiriye. Simbuka kuri yes. Ya muri yes. Toilette. Nanone yes. Yes nanone bihagazeho. Ba, ntabwo ndi muvana. Ntabwo ndi ugenda. Nanone no. Uri kuma amasegonda yo gutekereza ati kubera iki? Ubundi hano uramucanga yes no yes no yes. Uri kumubera Sandrine nimba uramutereta nakazi kawe. Oya, nakazi. Ese waribwira wabona Yes. No. Yes. No, yes, no, yes, no, yes. Oh, actually. Yatsinze. Ntabwo ugiye muri toilette. Yatsinze. Toilette simbuze. Oya yatsinze. Yatsinzwe. In. Dusubiye agahumba. Handize ndakurikira. Oya, okay, kanjyo. Okay, sawa. Senti, mbabarira. Ataka pe. Twagiye. Aha. Yes. 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 No. No. Yes. Yes. No. Yes. Mureke babwize ukuri. Njyewe noneho ni ibintu byo gutombora ntabwo mbizi pe. Muze kora. Bagiye. No. Yes. Yes. No. No. Yes. No. Yes. No.
yawe yavuze yesi nanone rimwe ndatandaraje none se yabivugiye rimwe ndajya duhita usimbuka ariko wigenda gake kuri gushaka kugenda arimo kugenda kiramanze okay ugeze uhita ugenda nk'uko okay twagiye ngehe yes no 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 yes no yes yes no mubera come on guys mutabara umwana wanyu naho ubundi I'm done let's see yes igahise yishwa gitanga nubagazaye gatandukaniro nanjye mutuzemo oya toilette nawe dore kigiwe atsinzwe atarakina nubagazaye gatandukaniro murabona ko twese turatsinzwe mu by'ukuri nta mahirwe dufite ntabwo tuzi guhitamo nyine biraducanze sasa rero hano tugiye gukora aka debate sibyo mfite udupapuro ugiye utombora kariho ikibazo ko mfite kamwe kari ikibazo n'utundi turi vide utombora kariho ikibazo arakidusomera abe n'uwa mbere kutubwira icyo abitekerezaho noneho nyuma natwe tuze kumva uko aho ndatubyumva mbo ubwo uyu wacu warangiye shaka umuye amazi ntabwo tuzi gukina nicyo nababwira cyo ntabwo tuzi gusoma kariho ikibazo utundi ntacyo ugitombora utombora ikibazo mana mbabara kuko ndashaka kubaza Deline go ahead oya Sandrine niwe mwana ngwino niwe bucura rero watwere inzira ubunyuremo n'indi bunyure kuva kubizi toyi anatwereke akatoye niba kariho ikintu cyangwa nta kintu turebe uragisubiza to ntacyo sha dore so kubabeshya agapapuro atoye ntacyo umwana mbabarire Gigi tora akanura ndatsinda ku munota wa nyuma sente tora turebe wagwanye sente turebe nta kintu kiriho ariko Gigi nawe ko dufite ibibazo genda tora nyuma guys urakaje tora ko ushaka ubundi ibintu binini ubutuma ukumbwira ko ariko ugapointinga kuraka tora ko ushaka Adeli ntabwo mbizi wimpamagara ariko nyine n'ubudi sapla wagitoye niwe ukibazwa oya twari ubaza oya Adeline oya arabaza uwo ashaka muri twe uko bigaragara byo aya mahirwe yari ayanjye so ngiye kubaza ikibazo cyawe kiragira ngo hagati ufite ubuzima hagati ya papa wawe n'umugabo wawe Adeline uri kunyumva neza volume ni wahitamo undi hagati y'ubuzima ko umwe agenda habaye hari okay hagati ya papa wawe n'umugabo wawe wahitamo undi ko habaye ari babiri ko uruzingamo umwe wahitamo undi kureba umurari ndetse ari umugabo ndamushaka ari na papa ndamushaka choose ingoma twigorane ariko rero mureke babwize ukuri ni uko nta papa ngira ko nabuha papa why nabuha papa why impamvu reka mbabwize ukuri sibyo guys murumva ko umugabo wa Adeli oya n'umugabo ndamushaka pe
aho uri hose ndagushaka yewe impamvu nahitamo papa ku isi nta muntu ushaka gusimbura papa rese hari undi muntu wakubyara bwa kabiri nawe umubyeyi ni umuntu udahora asimburwa ariko umugabo dushaka gushakana tutakumvikana tugakora divorce ngashaka undi nabuha papa wanjye wenda nuko namufite ngo mbumuhe ariko nakabumuhaye umugabo volume niyo nashaka undi adorane gusa twagiye na Sente kandi anyarutse Sente wowe wabuha igira imbere abanyarwanda hagati ya papa wawe n'umugabo wawe haramutse havutse impamvu yuko umwe muri bagenda ucuzinga umwe ngo asigare wacuzinga ndi njye nahitamo papa wanjye wiye mwese ko muri igisubizo nyine nibyo rega papa arakazi hoya kuko ni forme y'igisubizo nkuko Adeline abivuze ntabwo abona undi muntu kubyara sibyo ariko umugabo cyararuze noneho wa mugabo wenezera ko volume ari iyo nicyo gore masheri uyu munsi uruguru umubebe ugiye gukura oya ngomba gukura twagiye habaye ikibazo cy'uko papa we n'umugabo wawe uburamo ugahitamo undi oya njye simbeshye Gigi nahitamo papa wanjye kuko n'ubundi umugabo washaka undi guys abagabo baba basheri bacu munywa amazi bishire mwumvishe hanyuma wahitamo jewe rero ukuntu byakugendekera nahitamo umugabo wanjye impamvu papa wakubyara akagushyira ku isi akakurera akagira andi maboko azagukomeza ubuzima bwose ni ukuvuga ngo arakubyara nyine akagira igihe izakinwa afite nk'umubyeyi wawe akazirekura undi muntu uzazi gukorera ubuzima bwawe bwose umugabo ni umuntu mubana ubuzima bwawe bwose keretse iyo habaye ikintu gituma mutandukana ariko ubundi mu nshingano ubundi mu busanzwe umugabo niwe ukomeza inshingano z'ababyeyi w'uwo mukobwa kuko aba agiye mu rugo rwe kandi still aba ari munsi y'ibirenge by'umugabo we. That's why uretse gato mubaza Gigi rero nkurikije ukuntu ndi kumwumva ari muri ba bantu bumva ko abagabo ari bo bantu bafite agaciro umugabo wanjye cyangwa se babagabo ari we nyine ibyifuzo bye n'ibintu byose abitegeye ku mugabo. Guys muri abakobwa munani twese tumaze gukora twashaka ese ni byiza ko wumva ko ubuzima bwawe bushobora guhinduka kubera umugabo burahinduka none kucyo utaza miwayi buhinduka uretse mubazi kubera icyo udashobora gufata iya mbere uvuge ngo ngewe nka Gigi ngomba gufatinga mu buryo bwose bubaho yes ngakora with you kuri point nkabaho ariko buri kimwe cyose ntagisaba no let me ask you something let me ask you guys sibyo si ushobora gukora si wagira amafaranga why noneho ako kantu k'umugabo kagomba kuhaba uko waba umeze kose ari nayo mpamvu ujya kubona ukabona abakobwa bafite amafaranga bari kwishakira abagabo batayafite uko ibyaza ko mwabyo amafaranga bifite ariko still akeneye izina ry'umugabo none se mureke mbabaza umugabo guha umwana umugabo guha umwana sibyo niko byumva ariko ngisi ko byumva none se okay reka mbikumvishe none se Sente reka mubaze uretse gato mubaze namwe badukurikiye mu tubare mu duce mpaka gushaka umugabo ni obligatoire. Yes. Ni itegeko ko buri muntu wese azashaka umugabo. Yes. Do you know why? Ni itegeko. Let me ask you why. Reka tumubaze impamvu mubaze n'ikibazo sibyo mbaza ngo why? Kubera ko umuntu wese yaremewe kugira famille. Don't you know that? Papa ntabwo yaguha umuryango ntabwo yaguha abana. Buno abana we yaravutse ajya kubaka umuryango. Biberiyo mpamvu kubyara nawe umwana ujya gushinga undi. Inshingano z'umubyeyi ku mwana ni ugusohoza ubutumwa Imana yamuhaye kugira ngo yagure generation. None se iryo tegeko ryanditse mu mategeko atugenga cyangwa muri Bibiliya? Muri Bibiliya handitsemo ko abana ari umwanda uturuka ku Uwiteka. Ntabwo rero numva ukuntu umwanda uturuka ku Uwiteka uzava kuri so. None se nk'abantu bihaye Imana batashinze umuryango Imana izababara icyaha? Yego kuko yabahaye umugisha imbuto z'umugisha ntibazikoreshe. Burapari na masera bakora icyaha. Bari dukora mu bujijwa. Yes. Mutimwe mujye debate. Yes. Ntabwo ngewe se ko mbyumva. Se ko byumva. Imana iravuga ngo abana n'umwanda uturuka ku Uwiteka. Gute wiyima abana
gute wiyima abana n'umugisha ese Gigi niba atari wangu ufite abana next niba atari wangu ufite abana next igihano ndagifashe oya ufite abana cyangwa umukobwa atari wowe wambuze n'undi wamugira Gigi mureke mbasetse urwego akunda abagabo ntabwo nshaka kubyumva ngiye mureke mbabwire nkurikije uko mbyumva n'abadukurikiye wenda muzaduha comment uko namwe mubyumva ngiye ku giti cyanjye ntabwo nafata ubuzima naho umubyeyi wanjye ngo mbuguranishe umugabo kuko umugabo arahinduka umugabo ni umuntu simba none umubyeyi nta simvuze ko nanga abagabo ninde uzakura he ndi mama wawe uzakubyara uzakura undi papa none reka njye muyibariza akabazo k'ukuntu tugiye turi kuburana uruca abana ni ababyeyi bangahe cyangwa abana bangahe barezwe n'ababyeyi babo iyo ni iyindi case hari ababyeyi tuzi babyara abana ntibuzuze inshingano no reka nkubwire ariko still baba barakubyaye reka nkubwire nta wundi wakubyara nubwo undi yaguha support nubwo undi yaguha support reka nkubwire ariko ntabwo aba yarakubyaye banza umenye cyitwa umubyeyi ngo ni iki hari ukubyaye no kuba umubyeyi no kuba papa ni ibintu bibiri bitandukanye hari ikintu utari kunyumvaho neza banza utega amatwi wumve ibyo simbihakanye ko hari ababyeyi babyara bagaterera iyo ntibarira abana sibyo cyangwa ukagira umubyeyi ariko ugasanga nta kintu akumariye mu buzima ariko nubwo wahura n'undi mubyeyi ukurera cyangwa akagukora byandi byose wabuze mu buzima ntabwo aba yarakubyaye nta nubwo yagusubiza mu nda ngo akubyare we ni umubyeyi ni umubyeyi nyine mu buryo bw'uburere ariko ntabwo ari umubyeyi wakubyara none abanyarwanda bavuga ngo uburere buruta ubuvuke sibyo aho uratsinzwe ntutsinzwe ntabwo ngiye uwo mubyeyi ntabwo aba akiri umubyeyi aba ari imashini ni imashini yo guprintinga ugera ku isi imashini none kuki batagusubiza mu nda ngo hagire indi mashini iyo wundi ugiye ukurira nayo aguprintinga iyo ni imashini nk'uko tugira imashini ivamo ji ariko siyo ji gute bien sûr none ji ivahe none tugira imashini ivamo ji ariko siyo ji muze namwe muvuge ngiyo mu mubarande none reka nkubwire ni kimwe reka nkwereka urabona ino blender yemene gusya potage igasya ibigori igasya ji ibyo byose ni ibintu ushobora gusya ariko ntabwo yabiha umwimerere uzagumane ngo ya potage izagumane ubuziranenge itifashishije firigo sawa umugabo wanjye zamunamba byongera ni igakunda abagabo we ndabakunda umugabo wagiye hari respect ubwo mumaze kwiseyera muri kucuka nawe ubaho pe imbere cyane nise mutubwire mwebwe murabyumva ugira icyo byongeraho nawe ukurikije ibintu gigavuze bigira imbere ubwira abanyarwanda impamvu umugabo mwihakanye mwaya masaha ako nababwiye impamvu nayivuze njye nkunda papa wanjye pe kandi cyane oya tutagiye ko ari ukunda papa wawe sibyo ngewe ikibazo cyanjye nibajije ntabwo ari itegeko ko abantu twese tuzashaka abagabo hatagira uza kunyumva nabi ngewe nzamushaka sibyo nzamushaka ariko hari undi ufite ibitekerezo byo kuba atamushaka ni itegeko ucyugumirwa ko ushaka umwana ariko bibaye itegeko gute se gutugumirwa bibaye ari itegeko rero hari imyaka fatizo wajya ugera ugahita ubona umugabo direct ntabwo wajya ugera imyaka ni itegeko ahubwo nk'uko ushora ugahomba udakunguka niko bigenda mu buzima none utararambagizwa cyangwa ajye mu rugo aba yashoye gute aba yahombye gute ushora ubwiza bwawe nk'umubyeyi cyangwa nk'umugore cyangwa nk'umukobwa bukagombera cyangwa bukakungukira ubushora gute muhe buri okay njye na Cynthia duteye bitandukanye dusa bitandukanye dufite characters zitandukanye mu by'ukuri ukuntu asa ni igishoro nk'umugore imbere y'umugabo we igishoro ni igishoro nyine kimugeza mu rugo kikamenya itike y'abana ni igishoro cya famiye none se mureke mbabazi ikibazo cy'amatsiko ko dufite abakobwa benshi beza bateye neza basa neza beza pe ariko badafite abagabo none se keke zose ziraryoha zigira akari kizindi cyangwa zigurirwa rimwe ntabwo bamugisha umuntu guys ntabwo mugabo wanjye ko yamaze gusenya izabo njye urwanya nizere ko ruhari bategereje comment kuko okay murumuna wacu nagira ikintu abyunganaho njyewe ariko adutsinda turi abantu batatu no uya Gigi ntabwo ari budutege yego ko ahubwo mutangire mufate suive serena cyangwa twihebe cyangwa twihanagure mwihebe pe kuko ibintu biri kuvuga ntibikunze ni gute umwana ukunda papa wawe
gukuramo ukuna nk'umubyeyi ariko nawe arakura agafata izo nshingano akazi umugabo wawe gushyira mu ati komezanya n'uyu mukobwa kugeza umubyaje ariko Gigi wari kuvuga gutyo wari wabona nk'umugore watagangajwe n'urugo none reka wari wabona nk'umwana watagangajwe n'umubyeyi akamusiga naba n'umugabo aragusiga none kuki umva naba n'umugabo aragusiga akagusigana uwo mwana ushoboye kurera abagusigana ngo ubuzima ushobora kuba kumubyeyi aguta mu muhanda ati atanagukweho no wa mukondo bakuramo hano akagenda ati teka uburere bw'ejo hazaza none se Gigi my husband on the top baduteranye icyakora cyose reba mubaze kuki iyi saha dufite abantu bakora divorce sibyo abo bantu bakora divorce bibaye ari ngombwa ko umuntu agomba kwizirika ku mugabo ntabwo twajya tubona abantu bakora divorce ntitwajya tubona abantu bicana ariko dufite ingero z'abagabo bamara kurambirwa abagore babo bakagira amakimbirane umugore mwiza ni nkuko navuze ngo dufite ababyeyi benshi b'abapapa sibyo n'abagabo ni benshi b'abapapa sibyo n'abagabo ni benshi ntabwo ngushaka umugabo umwe niba byanze shaka undi akapfa kuba izina the same n'umugabo nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo sibyo ako kantu ugasubije neza uko nabishaka niyo mpamvu nakubwiye ngo umugabo umwe bishobora kwanga ugashaka n'umubyeyi washaka undi ariko ni gute umwana aguruka mu gicaragati afite se na nyina sibyo ndashaka kukwereka iki ko uburere buruta ubuvuke agahaguruka agahereza ingofero y'ikuzo uwamureze uri kumva icyo kintu uwamubyaye amureba gutya nka biswi ariko icyo gihe nyine abatarabaye kuzuza inshingano ariko n'ubundi yaramubyaye n'amaraso neva iyo n'umugabo wa mama arashakanye iyo bagiye gupima DNA basanga uwo ndo kubyana niyo mufitanye no akandi kandi utazi kandi ucuje impunzi umugabo we murambanye bakajya gupima DNA sibyo bijya ku macinga wari ubizi ntabyo narinzi tubwire umugabo mumaranye igihe DNA cyangizira ku bana bishobora gura kuko nibibana nareka nkwa kandi kantu utanazi Gigi nicyo kiri kandi kantu utanazi oya komedi nkuru taruzi waruzi ko umwana ntacyo apfana n'umugore cyangwa na nyina umwana w'umuntu ntacyo apfana na nyina iyo mugiye muri DNA biba 5 biba ariko bigiye kwasibira amacinga gutya none se ko waruvuze ngo hagati y'umugabo n'umugore ngo ari ukuntu bihurira he kubera ko mwana nkuje amaraso kandi muranabyarana amaraso yawe nayo umugabo wabihura none ari amaraso ajya mu nda agakora umwana mu mwese uriya mwana mufiteho akantu kuko ni intanga zanyu mwembi zihura abantu niyo mpamvu niyo barambanye basaga urasa n'umugabo wawe turambanye twasata uramugira cyane ntabwo umugira mwana kanya rero the boyfriend nta mugabo waje ne have a boyfriend wa mugabo yarari mu kanya tubwiye ngo umugabo wanjye ntibaduteranye none ahubwo umugabo wawe yarya rimenye kunteranye ntacyo biri kugezeho sibyo kuvutsinda uko mugabo mwiza rezi ndagukunda numva okay tumwita boyfriend kubera ko muri rusange umuntu utarabana ntabwo ariko n'ubundi bikorwa by'umugore n'umugabo bigira gute babi sibyo kujya kumurenge ndagukunda baduteranye ibyo birahiye urimo mureke dusoze dutahe abantu bazatubwira uko ibi bintu nababyumva ngewe ndashaka namwe muri comment muzatubwire hagati y'umugabo na papa ese ninde wasevingira ubuzima bibaye ngombwa ko ugomba guhitamo hagati ya papa n'umugabo ese wahitamo umugabo ese wahitamo papa namwe muzatubwire munaduha ibitekerezo byanyu rwose n'inkunga ikomeye ariko Miss Gigi we umugabo please wafana baca Adeline icyo kibazo utazahukuka kibaza umugabo wawe oya ntabwo nacyo ngewe hano turi kubaza muri rusange muri dusangire ijambo ngewe n'ingizi icyemezo ushobora gufata ntabwo nabaza umugabo reka da hari abagore like kubera umwana wabanye n'umugabo we ashobora kumaza ibintu byose subizi akaba yavuga ati rata shu ndashaka kubaza umugire hagati rata wari uri nge y'umugabo wanjye na papa wanjye nahitamo ako kantu utazagakora ibyo ni ibintu umwanzuro dushaka utwera ku giti cyawe ntubizanemo abandi oya ngewe ndashaka ko n'abadukurikiye abafana bacu bazatubwira uko babyumva sibyo noneho abo tuzasanga bemeje papa ari benshi uzaba watsinzwe abo tuzasanga bemeje umugabo ari benshi tuzabara comment ubwo uzaba guys mwitsebya mu bakiriya
nimutse byo mu bakiriya atari abakobwa amakuru uko ari bangahe. Inshuti zacu zidukurikiye abafana bacu mwakoze gutaramana natwe mwari kumwe na Teams Adeline Andrine Gigi Keza tuzasubira mwakoze cyane kandi ntimwibagirwe gukora share comment na subscribe subscribe nta rungu tuzongera kubicisha have bye 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 love you guys.